Akizimana byarangiye atawe muri yombi reka wenda yo guhamagarwa. Iyi nkuru iri mu nkuru nagiye nkurikira. Turi buze wenda kubanza tubwira abantu ahantu ibintu byaturutse aho byahereye. Ku itariki 23 mu kwa gatanu. Umukobwa cyangwa se niba ari umugore ntabwo mbizi witwa Jeanne Batamuriza yanditse ku rukuta rwe rwa X. Ubundi niho ibintu byabereye. Nimuza no gusoma inkuru muri buze gusanga ahantu bavuga ko ari ibyaha sinzi ni ibyaha ngo bikorerwa kuri murandasi n'ibiki. Urusobe iyo bareka twasoma inkuru se inkuru ndabona ari ndende mukuntu. Urusobe rw'ibi turaza kureba turaza kwijyamo ariko je nagira ngo mbabwire noneho tuze kureba niki gakurikiranyweho ibyaha bitatu birimo kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha no gusebanya. Yego aha rero nkuko ejo twarimo tubivuga tunamuhamagara uyu Hakizimana Innocent ubundi abantu bamuzi kuri urukuta rwa X. Dr. ko mutaryongeraho ariko se niho azwi cyangwa kinazwiho no kuba yarigeze gushaka kuyobora igihugu. Ntabwo ari byamumenyekanishije cyane. Buriya kuza ntabwo ari umuntu woroshye guze kumuvuga unagira agerageza gutanga n'icyubahiro cye. Ejo kandi wari Dr. yako ari kuyishyiraho. Ejo nire kuvuga ngo yavangiwe. Urabisubira wibona uze kumuvuga icyubahiro cye. Buriya kuza gutanga kandidatire cyari kimwe mu byatumye amenyekana ariko yarasanzwe azi. Yego abantu bakoresha cyane X baramuzi ariko byumva byatangiye atabaza perezida yahoze ari umwarimu mu karere ka Rubavu akajya arekarama ngo amafaranga ye ngo atahawe y'ibirarane ibintu nk'ibyo ngibyo. So ubwo rero nyuma yo gutanga kandidatire yo kugira ngo yemererwe kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ubundi Hakizimana Innocent yagize ibyago umugore bashakanye yitaba Imana kuko buriya yiyamamaza umugore we yarakiriho none nako atanga kandidatire noneho umugore amaze kwitaba Imana nibwo yatangiye kujya atangira gusa naho akora ikintu wakwita ko ari kongera kurambagiza. Yarahungabanye cyane. Umukobwa huye nawe gatarambagiza agahita arambagiza. Noneho nibyo bavuganye ibyo bandikiranywe agakora mu screenshot agasharinga kuri X. Urahari waramubwiye ati ntuzabona undi mugore. Ni nyene birimo kuzamo iki kibazo. Harimo gusa harimo abo byagaragara ko ashaka kubahungeta abatera ubwoba kuba bagira ibyo bakora. Harimo n'abavugaga yuko rwose hari abahamagara ngo bazajye bamusanga hehe mu rugo. Ubwo rero kuri izi tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu uyu mukobwa witwa Jeanne Batamuriza yanditse nawe ku rubuga rwa X. Aravuga ati ndatabariza abakobwa bagenzi banjye. Uri kubyumva? Ati barimo kugenda bandariko bandagazwa n'uwitwa Hakizimana Innocent. Uri kubyumva? Niko nyine wabivuga. Ko yanditse Dr. Nyarikizeho. Ntabwo yarikizeho. So, mu kubivuga rero icyo gihe naje kubibona ndavuga nti witwa hejuru nari navuze ngo ni impuruza witwa Jeanne Batamuriza yatabarije abari n'abategorwa avuga ko bari kwandagazwa n'uwitwa Hakizimana Innocent. Aba postinga kuri X batabyumvikanye avuga ko bagiye kubana. Batamuriza yagize ati mwaza tuvuganiye uyu mugabo wirirwa yandagaza abantu harimo n'abafite ingo aba postinga ko bafitanye ubukwe. Ikindi uyu muntu ni umurezi mu bigo bya leta ariko abantu bose barabizi ko afite ikibazo mu mutwe ariko arakomeza akaba mu burezi. Ibi byatumye nibwo nshaka kumenya uko bigenda. Umwe muri bo twaganiriye hari twigeze kuvugana avuga ko uyu Hakizimana akura abenshi muri bo imyirondoro yabo kuri Celeb basohora zabo baba bagiye guha akazi akabahamagara ndetse bamwe akanabasaba ko bamusura mu rugo iwe. Ibi rero bikaba bishobora kuba byaba birimo n'ibindi ndetse na Reb nayo ubwo aho twese tubreminga na bwo Reb yashyiraga imyirondoro y'abantu kijyaho irangamuntu ntabwo nyuma y'iyi post
bahise babihindura kabise aho bageraga kuri ID number ugasanga nimero y'irangamuntu iriho na nimero z'umuntu iyo umuntu yabonye nimero y'irangamuntu yawe akabona nimero telefone yawe akabona amazina yawe yakora icyo ashaka tunabashimire bahise bumva izo nama barabihindura ubwo rero biba bitangiriye aho ngaho iyo ugiye kuri X account y'uyu Hakizimana Innocent impamvu uvuga Hakizimana Innocent ntabwo kuri ntuza username ye ntabwo hariho docteur ntayiriho ayishyiraho iyo yagize ibyo yandika usanga mu maposte y'abakobwa benshi harimo nahamagaye arambwira ati nduvuka Rwamagana ariko nabonye akazi ko kwigisha mu karere ka Nyabihu ati buri munsi ngiye sinakoresha Twitter ati ntungurwa no kubona bagenzi banjye barimo kubimbaza bavuga ngo babibonye bagiye kurongorwa bakagiye kurongorwa atarabatumiye ubwo rero Hakizimana ejo ngira ngo mwarabyumvise ibintu yatubwiraga ni nabwo natungurwaga nuko yaravuze ati ngewe uwo ngo turabana inzego zirimo ziragenda zibyitambikamo kuri ubu rero akaba avuga ko ribu ishaka kumutandukanya n'umugore we kuri ubu akaba yamaze gutabwa muri yombi nkuko Brandine ujye kutubwira ibyaha kurikiranyweho ni ibyaha bitatu ngo Hakizimana Innocent wamenyekanye muri 2024 ubwo yiyamamarizaga umwanya wa perezida wa Repubulika yatawe muri yombi kuri uyu 30 Nyakanga 2026 akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya Hakizimana yarasanzwe ari umwarimu mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyi ngiro rya Muringa TSS riherereye mu karere ka Nyabihu ibyaha kurikiranyweho bikekwa ko yabikoze guhera muri Nyakanga 2025 aho yifashishije imbuga nkoranyambaga abuza amahwemo umwarimukazi akanatangaza amakuru y'ibihuha amwerekeyeho umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yarabwiye ikinyamakuru igiye kwiperereza ry'ibanze rigaragaza ko Hakizimana atari ubwa mbere aketsweho ibyaha nk'ibi kuko ngo hari n'abandi bakobwa barenga bagera kuri 11 bivuga ko yagiye abuza amahwemo mu buryo butandukanye akwirakwiza amafoto yabo kandi akayaherekesha amagambo y'ibihuha andi makuru kandi igihe gifite nuko ku wa 4 Mata 2025 urukiko rw'ibanze rwa Mukamira rwamuhanishije igifungo cy'umwaka umwe n'amezi 6 gisubitse mu gihe cy'imyaka 2 ndetse rumuca n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gusenya inyubako kugeza ubu Hakizimana afungiye kuri station ya RIB ya Jenda mu gihe dosiye ye iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha icyaha cyo kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa giteganywa n'ingingo ya 35 y'itegeko bahita banabivuga ngo ryo kwa 22 kana 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 2 icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha giteganywa n'ingingo ya 39 y'itegeko nimero nabwo bagata bayivuga ngo ryo kuwa 22 kana 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko itarenze imyaka 5 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 3 icyaha cyo gukangisha gusebanya giteganywa n'ingingo ya 121 bakavuga itegeko ryo kuwa 30 kana 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda Murangira Thierry yavuze ko RIB yibutsa abantu bose kwirinda ibyaha bitandukanye birimo kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha ndetse no gusebanya ubundi icyaha muri ibi ngiye bakurikirana icyaha danje kirimo icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha kuvuga ko afitanye ubukwe n'umuntu batabufitanye uzasanga n'ibindi bashobora no kuzavugamo n'ibindi hashobora no kuzazamo n'ibintu bijyanye sinzi ubwo mu mategeko uko babyita ashobora kuba bazavuga bati hashobora kuzashamikiramo n'ibindi bakavuga bati gutangaza umuntu ko utangaza ko afite ubukwe kandi nta buhari bwari mu buryo bwo kugira ngo atwerere abantu bamutwerere uri kubyumva hashobora kuzazamo ibintu byinshi hari ikintu ariko ndi kubona Sam
sinzi umwanya wo abantu bajya bagerageza no kwiyamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu akenshi ibintu bigenda bibaho twabonye barafinda tubonye uyu nguyu ubusanga hari utuntu tumwe na tumwe bagiye bahuza ndibuze kwigarukira ku byo RIB rero umuvugizi wa RIB yatangaje uriya akwiye gukorwa ubugororangingo burambuye bakareba ku bantu bafunga bakabanza bagasuzuma ibyo ari byo n'urugero uyu mugabo ni kenshi yagiye atangaza amagambo nawe wabireba niyo waba utarize cyangwa ufite ubumenyi muhambaye ukavuga atari kwa hantu harimo ikibazo ngira ngo mu bakwandikiye kuri X bakubwira mu babajije bati uyu mwarimu akomeza kwigisha muri leta kandi kigaragara cyo shoko afite ikibazo cy'umutwe nubwo babyirengagiza ariko barabizi bitewe n'ibintu rero agenda atangaza muri make yaburetse gatoya ibijyanye n'urukundo muri make baribanga sibyo baribanga buri gukora ibintu byawe abo uteretari yaribanga ukabagirira ibanga koshe umuco kutumvikana umwana wawe no gutereta ejo ugakomezanya n'abandi none kumbwira uterese umuntu uyu munsi ejo wongeye ushyize wundi ejo urokize wundi ngo wawe nibuze ikintu twapfuye ngo uriya ngo meze nabi ngo ateye nabi ngo none ejo twose tunamuhamaga byumva ngo uyu we byararangiye turabana ngo reka kuba biriya ngo singa musanga yongura n'umugore wanjye kandi ubu wasanga koko ibyo yavugaga ari kubeshya rero ngiye mbabona abantu icyingenzi ntabwo ari kujyana muri gereza sibyo ntabwo ari kujya muri gereza mu cyamagororero nk'uyu nguyu byo kuba ikora muri leta byo byakwiye guhagarara icyo ni kimwe icya kabiri abantu bakwiye kuvuzwa RIB irabyirengagiza ariko kera kabaye bazajya babona ko gufunga abantu nta kintu ejo nari ndimo ngira ngo icyo kibazo nari nakimubajije mubaza nti ko hari abantu bavuga yuko ufite ikibazo cy'uburwayi ati nanjye ndabyumva atariko barabeshya ati kuko sinisuzumishije ati njyewe njya gutanga kandidatire kandi ko icyo cyemezo aranakigaragaza cyuko ari muzima baba pima indwara zigera muri 10 unanarebye wasanga kuri ntuza ye kiriho yarakijyanye cyerekana ko ari muzima boya baragenda bakabapima ku badogiteri babyemererwa ba leta bakakimuha cyuko ibyo byose ari muzima icyo yaragitanze nibwo namubwiraga niba ubyibuka ndavuga nti birashoboka ko icyo cyemezo warakibonye ukarwara nyuma gafatwa birashoboka kuko wumva ko ati nabyo birashoboka ariko kugeza ubu ngubu igihe yamazaga umugore wese yavuze ko yari akiriho ati nta wundi mudogiteri cyangwa umuganga reka uremeza ko arwaye Hakizimana warabizi ko arwaye nuko atabivugira ntabwo umurage umuntu arwara ahubwo afite amahirwe yo kuba abizi nuko atabivugira ntabwo umuntu arwara nabi kuko none wese simwavuze ko igihe yatanga kandidatire ye yari agifite umufasha we yari agihari rero ikibazo yaba yaragize nyuma yuko wenda kushira umugore we ishobora kuba reka tuyo tuvugisha ukuri hari abantu RIB ifatira umwanzuro wo gufunga ugasanga icyingenzi kuba yatawe muri yombi none se mushyira ahantu umwaka ya telefone bamujyane muri rehab ntabwo ari muzima barajya gukoresha rehabilitation abaganga babo koze dutaka ariko niba ari umuntu uzajya uyu nguyu tugize amahirwe mva amahirwe bahari kuri uyu nguyu abegera ukarubanuka ibintu ko atari muzima wakwiye kumufatira no utagira amagambo nawe uri gukomitinga icyaha cyo gushinja umuntu arwaye kandi utabizi nibamufatiranye ikibazo cyakemutse ese Jean Pierre ngo bazi ikibazo cyamaze afunze cyangwa ari erega none se najya kujya imbere y'urukiko se bazasuzuma ko mu iki ntabwo ari ibingi bimukabaza ko atari ibyaha ni ibintu bibangamiye society bibangamiye society yo gutesha umutwe abamuzi abaye ari we bashyize yareba ko ugiye kubukora wumva byaba ari ibisanzwe ari n'abafite Hakizimana Innocent ibibazo iyo muvugana buriya nejo kuko nkimara kubona iyi hamagara nahise mbona yuko Hakizimana Innocent agiye gutabwa muri yombi ariko niyo mubazaga kugira ngo wumve ko wenda yaba arimo guterwa ubwoba niyo hamagara wumvaga nta uribuka ko namubajije ngo ese ntabwo uri mu modoka ati ndi mu modoka ati ndi muri tagisi agiye kubiye naho hagiye ngo kubiye bagiye arakubwiye rwose ni cyangwa urimo gutoroka ati nje anoroka mfite imyaka isubitse ati mfite imyaka isubitse kandi hano umuntu uranditse ko ari umwaka umwe n'amezi 6 we yaguze imyaka 10 akavuga ati njewe nishe nishe abantu kandi ntabwo ari umuntu umwe nishe abantu kandi hanga ngo icyaha yari yarashinzwe ni ugusenya we bari bamushinja icyaha cyo gusenya ati njewe nize amategeko urumva
kandi akongera akavuga ati njyewe sindi bwitabe ribu ibi bintu wa mugani wa Jean Pierre Hakizimana Innocent birebera ku kuba yaratanze icyangombwa cy'uko nta burwayi afite mbere y'uko ajya gutanga kandidatire bongere bamushyire abaganga bamusuzume barebe niba koko Hakizimana Innocent nguyu akiri normal. Ikindi burasa abantu nabo twakira ibintu mu buryo bumwe, hari igihe ushobora guhura n'ikibazo umuntu umwe akabasha kukihanganira undi bikamunanira, ubwo ikintu cyo kuba yarapfishije umufasha we hari igihe gishobora kwangiza mu mutwe ku buryo imitekerereze yawe neza ihungabana, kandi wenda abantu babona hari undi uhura n'iki kibazo akacyakira akanabisohokamo ari muzima. Nyine urumva abantu ntabwo bakira ibintu kimwe, ariko se ko byahereye kera wumva reka karamye by'imishara ngo bamwambuye amafaranga bagize gute? Oya mbere ho wabonaga ari umuntu nyine upostinga bisanzwe nkuko nabandi bantu bapostinga oya kurekara mu mushara n'undi wari wese yarekara. Icyo gihe ariko abantu baravugaga bati uyu muntu ni umuntu nyine uzi kurekarama uburenganzira bwe, ariko nyuma bigera ku rwego rw'uko biba too much. Urumva aba bakobwa 11 bose kuko gihe wabivuga yaranavuga ati harimo n'abo postinga bafite abagabo bubatse ko harabavuga bati oya ngiye reka nkwereke gutereta umuntu wubatse si ikibazo ko nta nubwo umuntu wubatse abagaragara ngo nawe bakwemera nawe uremerewe guteretwa nta kibazo ngo nta uyo muntu wubatse wambwirwa n'iki yatambaye niyo hari n'abazambara, ahubwo ikibazo nyuma y'uko bimenye ugakomeza mu byo urimo. Innocent yagiye agaragaza ibintu byinshi mu gihe cyo gutakana ati igihe yazengurukaga sinyisha imikono y'abantu yigeze kwandika kuri X avuga ko ngo ninde ngo bavuganye mama niba ari Kisekedi avuga ko ngo hari amafaranga ngo yamwemereye ngo leta y'u Rwanda ngo yamufasha ngo kugira ngo azabashe kumugeraho yamwemereye se ntiyamubwira uburyo bazahura ngo ayamuhe. Nyuma arongera kuri X nabwo bari mu matora muri Uganda ati as Rwanda as politician Dr. Hakizimana Innocent in business administration in ABBM who appreciate well my friend His Excellency Bobi Wine in Uganda country after succeeding election tomorrow who will improve all services in Uganda as well as I will succeed well in election in 2029 in Rwanda. Urumva ko afite gahunda yo kuziyamamaza we n'ubundi nabara abakobwa hari naho yanageraga kandika akavuga ati uyu nguyu azaba ari first lady muri 2030 mu Rwanda. So birasaba rero ko ibi bintu bya Hakizimana Innocent wa mugani cyavuzwe ibindi bo kubifatira hejuru cyavuzwe bashyiremo bamujyane ku bantu kuko ikiza cy'uyo nta biyobyabwenge ndabirimo. Oya nta nubwo buriya nk'inzoga ntabwo nk'inzoga ntabwo nk'inzoga ni umudivantiste ese abantu yigisha kandi ukurikiranye rwose abana yigisha ku ishuri Matsera delivaringa neza cyane yigisha ibintu bya literature n'ibifaransa delivaringa content neza cyane. Ikibazo cyabaye kuri delivaringa Matsera neza abantu bakorana bavuga bati kubijyanye no kwigisha nta kintu wamuvebo uri kubyumva. Birasaba rero yuko uyu Hakizimana rero ari kuzina imboga nkoranyambaga ntari kindi ari kuzina Hakizimana rero management y'imboga nkoranyambaga urumva imboga nkoranyambaga zamurushije imbaraga abashaka gukomeza guhangana nazo abashaka gukomeza kugira ngo atibagire nabyane yatazabyibagira kugira ngo akwibutse yuko ahari iyo bagushaka kugira ngo umumenyere yahitaga azana ifoto agahita azanira foto ari kumwe uri sawa bagore kuvuga ngo bari kumwe nibabaga bari kumwe koko hari aho yajyaga hari ama photoshop yakoraga se nibabaga bari kumwe nabo. Umva umugore we mbonye nuza ye umugore we yitabye Imana ku itariki 16 z'ukwa 4 2025 nibwo yitabye Imana ngiye bari gutamuka ndetse n'ubundi. Urumva ibi rero nkuko wari umaze kubivuga Jean Pierre uyu Hakizimana Innocent avuye kuvuzwa gereza ni y'abagabo ntabwo kujyamo abantu bose kandi yafashwa akavurwa akaba yakira akagaruka agakomeza yazarenza aho ngaho akarwamukira ku gihugu nk'ibisanzwe. Ubu bagiye kugenda bavuge bati dosiye yagejejwe mu rukiko mu bushinjacyaha
harayicaye na perezida komisiyo y'igihugu y'amatora Ari ubundi gutanga bashakaga kandidatire. kumumenyera cyane yahitaga azanira akubwira ati wowe ibyo urimo ni ibiki nuko rwa rupapuro nari ndubonye rwaho yari arimo agaragaza ko nta burwayi afite n'indwara yapimwe reka nze nka Yesu ibintu agashyiraho byakozwe mu gihe nyine bari gutanga amakandidatire Mwitahakizimana Innocent harya ngo avuka muri Nyabihu ni naho bari kwigisha buriya rwose ubusanzwe ubundi mu buzima busanzwe abantu yigisha neza abanyeshuri baragira barafata literature nanuzana n'igifaransa iri nirwo rupapuro rugaragaza ko yasuzumwe indwara zose abakandida bigenga ku mwanya wo kuyobora u Rwanda twabuze amahirwe yo kwemererwa kwiyamamaza tunejejwe kuba twemerewe gukina politike nk'abanyepolitike bashya no gukorera ubuvugizi bwo kunoza serivisi mu nzego za leta n'izigenga mu mwaka wa 2024 tuzongera buri gutanga kandidatire ahita ashyira urwo rupapuro ruriya urupapuro rwagaragazaga ibijyanye ni ubundi rwa rupapuro rugaragaza ibijyanye n'ibyo yasuzumwe byose so aha rero navuga ngo ubuse wa mugani mwanzuro twavuga si icyo ngicyo twakwisabira inzego umugabo simushyire ku ruhande rumva baravuga ngo ukaye ibikangisho ibikangisho ntuza yajyana ibiki koko ntuzo ngo Kizimana ibikangisho nta mafaranga afite ngo yafungisha ntagize gute ntaki n'umwe nigeze kora postinga ngo agiye kugura kamyo arumva ntakirumva n'ibibazo afite byo mu mutwe rwose ribu nirebe ibyo ifashe uyu muntu niba n'uburyo yacaho udufaranga tw'umuryango yasigiwe n'umugore niba bimufasha ariko ubundi bamwaka ama smartphone bajya tingaza gatuje nuko rwose